icya gatanu inda dukhuli almanzil mu gihe winjiye mu rugo rwawe. Ibi turabikura he? Turabikura kuri hadithi yakiriwe na Aisha, yaturutse kwa Aisha radiyallahu anhu anna nabiyya, intumwa y'Imana, kana idha dakhala baytahu, intumwa y'Imana yajyaga kwinjira mu rugo rwe, bada bisiwak, yakoreshaga umuswaki. Bavandimwe Islam, izi ni sunna zikomeye. Bavandimwe Islam, twagaragaje ko asiwak cyangwa umuswaki waje muri hadithi zirenga 100. None ku bantu bafite abadamu, ku bantu bafite abana, nta hacu ho gukoresha iki? Umuswaki mu gihe tugiye kwinjira. Urinjira, biriwe ngombwa kuri buhobera umudamu wawe, ukamusuhuza, ukanamusoma. Tujye tunabimenya ko ari byiza kwinjira ugasoma umudamu wawe. Hari abantu barakaye ngo bigize abarakare, ngo ntago baba dayuth, ngo byaba ari n'ubwana, ngo sinzi ngo umuntu yaba dayuth. Ibintu umwe y'Imana ajya abikora abavandimwe Islam, kinjira ugasoma abagore be, ikababwira neza. Buryo ufite umwana uramuterura ukamusoma kutama, iyo uzanye umwuka mubi, umwana ntago yabikubwira, wallahi ntago yabikubwira, ariko biba bimubangamira. Wiriwe urya ibitunguru, wiriwe urya ibintu byose bigiye bitandukanye, hari n'abanywa itabi. Ubwo rero kuyinyuzamo cyangwa kunyuzamo umuswaki uza ufite impumuro nziza, bavandimwe Islam. Iki ni igihe cyiza cya gatanu cyo gukoresha umuswaki. Mu gihe mutashye mujye kureba abagore banyu n'abana banyu, gera hafi wisukure mu kanwa, kubera ko uri bumuvugishe. Hari igihe urukundo rushobora gushira kubera ya mpumuro mbi yawe udashaka gukura ahantu. Hanyuma iyindi ariyo ya nyuma turi bunasorezeho, inshuro ya gatandatu, inda taghyiri raiha al-fam, mu gihe impumuro yo mu kanwa yakoze iki? Yahindutse. Hari igihe umuntu yicara akamara umwanya munini akagugara. Biba byiza ko ufataga umuswaki ukanyuzamo. Ari naho mbonera kubwira abantu, abarimu bigisha Qur'an babangamira abana nuko abana batavuga. Ibinda bivuga ko ndi umuvugizi w'abana, ngomba kubibabwira bakabyumva. Ni ukuvuga ngo abarimu bigisha Qur'an, kubera kuvuga cyane no kwigisha Qur'an umwana ari imbere ye, hari igihe impumuro mbi imujena. Hari n'abava mu ishuri kubera icyo kintu, ariko ntibabimenye. Bavandimwe Islam, nyuma y'ibyo rero dukomeje icyicaro cya 19 mu byicaro 40 tuziga. Iki cyicaro cya 19 umwanditsi hafizahullah akaba yaracyitiriye cyangwa se yarakiganiriye ku bijyanye na asiwak cyangwa se umuswaki. Asiwak cyangwa se umuswaki. Umwanditsi rahimahullah aratubwira ati asiwak sunnatun azima, mu by'ukuri umuswaki ni sunna ikomeye, min sunanil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, muri sunna z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam. Ibi tubikomora muri hadithi ya Aisha. فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, biturutse ku mubyeyi wacu Aisha radiyallahu anha, aratubwira ati intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama iragira iti, asiwak mutahharatun lilfami mardatun lirabbi. Siwak cyangwa se umuswaki usukura akanwa k'umuntu cyangwa se usukura mu kanwa, ndetse uwukoresheje akishimirwa n'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Abanditsi basobanura iyi hadithi baragize bati, wa fi hadithi yaqulu النبي صلى الله عليه وسلم السواك, uyu muswaki cyangwa se umuswaki twumva ni uwuhe? Ntago ari uburoso, ay al-ud, ni igiti alladhi tudlaku bihi al-asnan litanzifiha, ngo ni igiti gikoreshwa mu gukora iki? Mu koza amenyo. Waliyasna min shajarati al-arak, iki giti kikaba gikorwa mu aka kantu cyangwa se uyu muswaki ukawukurwa ku giti bita al-arak cyangwa se waghayriha n'ibindi biti. Mutahharatun lilfam, gusukura akanwa bisobanuye iki? Ay munazzamatun lilfami min awaliq at-ta'am wa raihihi,
no kuvuga ngo iki giti gisukura mu kanwa kivanamo ibiryo byasigaye mu kanwa mu byo umuntu yariye, ndetse kinatunganya impumuro, kizana impumuro nziza mu kanwa. Wa hadha min matlubati nafidha allati hatha alayha ash-shari'. Ibi nibyo bikenewe cyangwa se Islam yagiriye inama abayisilamu gukoresha uyu muswak. Mardan lirabbi, ushimwa n'Imana, ay isti'maluhu mardan lillahi subhanahu wa ta'ala. Iyo umuntu awukoresheje Allah arabyishimira. Allah yishimira umugaragu we igihe cyose akoresheje asiwak cyangwa se umuswak. Wadhalika lamma yusabbihuhu min at-taharati lilfami fayajibu ridwa Allah subhanahu. Mu gihe cyose uwo mugaragu agiye gukora ibada zigiye zitandukanye cyangwa se agiye gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yishimira umugaragu we igihe akoresheje iki? Akoresheje icyo bita asiwak cyangwa se umuswak. Lidha harasa nabiyina sallallahu alayhi wa sallam ala siwak wa hatha ummatihi alayhi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yagiriye inama ikanashishikariza umma ye gukoresha uyu muswaki. Wa amruhum bihi inda kulli salati wa wudu, akanawugirana ngombwa cyane mu gihe umuntu agiye gusari no mu gihe umuntu ari gutawaza. Akhi al-mubarak, umwanditsi ati yewe muvandimwe munyacyubahiro, innaka hina taqumu min an-nawm, igihe ubyutse ugiye uvuye mu bitotsi ubyutse, satabda bisiwak, ujye ugerageza utangirane umuswaki. Liannaka satadhkuru rabbaka, kubera ko mu kanya gato mu gihe ubyutse mu gitondo ugiye gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Mu gihe ubyutse ugiye gusoma idua ugiye gusingiza Uwiteka, fala budda an yakuna famuka nadhifa, ni ngombwa yuko ujya gusingiza Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala umunwa wawe utunganye ufite isuku. Wa mu'attaran bisiwak, ndetse unahumura kubera wakoresheje iki? Umuswaki. Wa hina tatahayya lisalati, no mu gihe noneho ugiye gutawaza ugiye gusari. Wa turidu dukhulu fiha, mu gihe ugiye kwinjira mu swala, ushaka kwinjira mu swala, fa innaka tabda bisiwak, ujye ugerageza nyamuneka utangirane n'iki? N'umuswaki. Liannahu yuhayyuka laha, kubera ko biragutegura cyangwa se bikagutunganya mu gihe ugiye gukora ibada, haythu almunajatu li rabbi alalamin, mu gihe ugiye gutakambira Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, fa innaka tabda bisiwak. Wa asra munadhif huwa siwak, kandi nicyo kintu cya mbere cyihuta cyangwa se gisukura mu kanwa kurusha ibindi byose. Kubera iki? Lisuhulati hamlihi, kubera ko kuterura cyangwa se kutwara biroroha. Wa qurbihi minka, ndetse uburi hafi yawe, wawushyira mu mufuka, wawushyira he, wawufishyira uruhande rwawe ugiye kuryama, ni ibintu bya mbere byihuta mu kuba wakoresha. Kullama aradtuhu fakun kadhalik, igihe cyose ushatse uburi hafi yawe. Umwanditsi katubwira ati atadri anna alwudu'a was-salata bis-siwak a'zamu ajran min duni siwak, ese mwaba muzi ko umuntu wakoresheje umuswaka agiye gutawaza no gusari ibihembo bye byikuba kurusha wa wundi utabikoresheje? Wadhalika limtithali amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, byikubyeho yuko uba wiganye n'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aho yashimangiraga ibi binavuga ati haythu qala, aho yavugaga ati laula an ashuqa ala ummati, iyo ntaza kuremereza umma yanjye, iyo ntaza kugira ubwoba bwo kuremereza umma yanjye, la amartuhum bisiwak inda kulli salah, nari kubagira itegeko ntakuka yuko buri muntu wese ugiye gusari agomba gukoresha umuswaki. Wa fi hadithin akhar, no muri hadithi yindi, ma'a kulli wudu, yari gutegeka abantu kujya mbere yo gusari, mbere yo gutawaza gukoresha iki? Umuswaki. Ibi byose ni ukugira ngo tugaruke ku muswaki agaciro kawo. Intumwa y'Imana yanze kuturemereza sallallahu alayhi wasallam,
yanze kutugora kuko benshi byari kutunanira. Kubera iki byari kutunanira? Ndahamya yuko twe twicaye hano nta muntu ufite umuswaki, nanjye wicaye aha ngaha ntabwo mukoresha. Ni ukuvuga byari kutugora. Iyi hadithi ivuga ati laula an ashuqa ala ummati, iyo ntaza kuremereza, iyo ntaza kugira ubwoba bwo kuremereza iyi umma yanjye, nari kubigira itegeko ntakuka yuko igihe cyose bagiye gutawaza babanza umuswaki, n'igihe cyose bagiye gusari babanza umuswaki. Aka ni agaciro k'umuswaki bavandimwe b'Isilamu. Ariko tuba twibereye mu bindi, ibyiza biraha n'agaciro k'umuswaki karaha, ariko ntidushaka kugakoresha. Yewe binadufitiye n'inyungu. hanyuma أتعلم أن العلم الحديث أثبت أن السواك يحتوي على كثير من المواد الكيميائية التي تبيد الجراثيم. اسم الموزيكو مبahanga biki gihe ba siyanse, mubahanga ba siyanse bakomeye bagaragaje ko uyu muswaki ukura amamikrobe mu kanwa ashobora gutera umuntu ibyago ndetse no kurwara amakanseri agiye atandukanye, kubera uyu muswaki ukabikuraho cyangwa se ukaba nk'uburinzi. wa fitriyat natija an biqaya at'am, no kuvanaho umwanda cyangwa se ibiryo byagiye bisigara mu kanwa k'umuntu, kubera ko iyo umuntu arya nta kabuza yuko ashobora gusigarana utuntu tw'uturyo mu kanwa, akaba ari natwo dutuma amenyo yangirika ndetse n'ishinya ikangirika. Benshi mu baganga bagaragaza ko abantu bagera kwa muganga barwaye amakanseri yo mu kanwa, y'amashinya, babiterwa n'utu turyo twagiye dusigara ndetse no gukoresha uburoso hakagira tumwe dusigara. Ariko baje kugaragaza yuko siwak cyangwa se uyu muswaki ubikuramo byose, umuntu akaba afite isuku. bavandimwe Islam, muzarebe iyo umuntu yatangiye gukoresha umuswaki aba yumva ameze neza mu kanwa nta kugugara. Ibi byose abahanga ba siyanse babivumbuye vuba, kandi innaha sunnat allati warada fiha akthar min 100 hadith. Ibi bintu byabanje mu gihe hashize imyaka 1400 tubibwiwe abayisilamu, abandi bari kubivumbura vuba. Kandi noneho muri hadithi zagiye zigaragara kuri siwak zirenze 100, ikigaragaza agaciro n'ubuhambare bwo gukoresha umuswaki. Hadithi zivuga ku muswaki, byiza by'umuswaki, gutegeka ku muswaki n'ibindi bigiye bitandukanye zirenga 100 bavandimwe wa Islam. Hadithi zirenga 100. Sinzi nimba hari hadithi zabaye nyinshi kurusha zino hadithi zivuga ku muswaki. Ibi byose ala yadullu dhalika ala fadliha wa hirsi alayha. Ese ibi byose ntago ari byo bitugaragariza agaciro k'uyu muswaki twirirwa twirengagiza, ndetse no kudushishikariza no kutubwira ibyiza byawo? Hatta qala nabi, intumwa y'Imana ubwo yarabyivugiye muri hadithi imwe kabiri muri Bukhari, iravuga iti akthartu alaykum fi siwak, nababwiye byinshi kuri siwak. Intumwa y'Imana yo ubwayo irabyivugira abavandimwe Islam sallallahu alayhi wasallam. Ahangaha naho abamenyi bahita bakuramo ko asiwak sunatu muakkada, umuswaki ni suna yashyiriweho umukazo. Muri suna zakiriweho umukazo nk'uko mubona witiri n'izindi suna zigiye zitandukanye, ni suna zakiriweho umukazo. Ibi byavuzwe n'umwe w'Imana sallallahu alayhi wasallam muri hadithi twabanje, laula an ashuqa ala ummati, niho tubikura. Ni habamenyi bagaragaza ko iyi siwak cyangwa se umuswaki ari sunna yashyiriweho umukazo. Nanone intumwa y'Imana kuvuga ati akthartu alaykum fi siwak, nababwiye byinshi ku byerekeranye siwak. Ibi bishatse kuvuga balaghtu fi sha'nihi, nababwiye agaciro kabyo. Wal amru bihi, ndetse nibiwugerereye cyangwa se nibiwegereye. Yattakhidha siwak min juduri shajara al-arak, iyi siwak ikurwa ku giti cyitwa arak. Wa faidatu hadha al-akhbar مع كونه عالمين به.
izharu al-ihtimam, no mu bigaragaza agaciro n'ubuhambare bw'iyi siwak cyangwa se bw'uyu muswaki ni byinshi cyane, kugeza ubwo umenye witwa Abul Fathi al-Maqdisi yagaragaje ibyiza bigera mu 10 dukura muri siwak. Bimwe mu byo yagaragaje harimo mutaharatu lifami, nk'uko twabibonye muri hadith, bituma kanwa gasukuka gafite isuku. Mardatu li rabbi, mu kubikoresha Allah arakwishimira. Bibaza gukora isuku ukaba umeze neza, hanyuma Allah akakwishimira. Nanone ibyo Abul Fathi al-Maqdisi yagaragaje nk'uko Sheikh Abdul Razzaq al-Badri abigaragaza, aravuga ati yazidu fasahatu ar-rijal, bituma n'umugabo agira ubunararibonye cyangwa se avuga nk'intyoza. Ni ukuvuga gukoresha umuswaki bituma ugira amagambo arambuye, ndetse yuzilu uqdata al-lisan, bivanaho intebya ku rurimi. bavanywe Islam, abantu bakoresha siwak, abantu bakoresha umuswaki bagaragara ko ari mu bantu bavuga badategwa, bavanywe Islam. Iyi siwak tubona ivanaho gutegwa. Nanone ikindi kintu Abul Fathi al-Maqdisi yagaragaje kuri iyi siwak, harimo yuko bituma ishinya y'umuntu ikamera neza, ishinya y'umuntu. Nanone bigatuma amenyo akomera, ibijigo bigakomera. Ibi byose ni inyungu z'umuswaki. Yaje no kugaragaza ko abantu bakoresha siwak cyane bafite quwwatul hifdh, bafite ubwonko bwibutsa cyangwa se bafite ubwonko bufata cyane. Abantu bakoresha umuswaki cyane, ukoresha umuswaki cyane ugira ubwonko bufata. Ibi ni byiza dusanga mu byiza 10 Abul Fathi al-Maqdisi yagaragaje, yashyize hamwe cyangwa se yakusanyije. Hanyuma ese kuri hadith, turenze nizi hadith zirenga 100, atadri annaha akhiru sunnati amalaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ese mwari muzi ko ariyo suna ya nyuma intumwa y'Imana yasozerejeho itabaruka mu gihe yari yacitse intege, iri mu bihe byayo bya nyuma? Hakaza umwe mu basahaba ikabibona, ikabona ko afite umuswaki, hanyuma ikawureba cyane Aisha radiyallahu anha, akahita abona ko ikeneye gukoresha umuswaki, ikawufata igakora iki, ikaworoshya n'amacanshwe, akaworoshya Aisha radiyallahu anha kugira ngo utaza gukomeretsa intumwa y'Imana, akawiha igakoresha siwak kugeza aho imbaraga zose zashize, imanura akaboko, hanyuma roho qubidat ruhihi, roho ye iza gutwarwa nyuma yuko yakoze suna ya nyuma ariyo siwak. Ibi byose ni bigaragaza ibyiza by'umuswaki, bavanywe Islam. Ni nayo suna y'intumwa y'Imana yakoze agiye gutabaruka sallallahu alayhi wasallam. wasaqata min yadihi sharif, umuswaki wikubita hasi nyine urayicika, qabla an tuqbida ruhihi, mbere yuko atwarwa roho ye. Fahala hirsina alayhi, ibi ni bigaragaza yuko ikintu bita asiwak cyangwa se umuswaki ukenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi, bavanywe Islam. Murabona ko dufite byinshi byo gukora kandi bito byoroshye, ariko twibereye mu bindi bibazo. Hanyuma twirebere mu bihe bitandatu noneho byangombwa kurusha ibindi kuba umuntu yakoresha asiwak cyangwa yakoresha umuswaki. Awqat asiwak allati yu'akkad fiha, ni ukuvuga ngo ibihe by'ibanze n'ibyangombwa umuntu akoresha asiwak ni byinshi, ariko reka tuvugemo bitandatu muri byo. Inda salat kama sabaqa dalil, mbere yo guhagarara mu muswaki, ni ukuvuga mu gihe duhagaze mu muswaki tugiye gusari, ni byiza gufata umuswaki ukanyuza mu menyo no mu kanwa. Icyo ni igihe cya mbere, nk'uko twabonye dalili ya mbere intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam itubwira iti nari gutegeka abantu bakajya bakoresha umuswaki bagiye gusara. Igihe cya kabiri inda alwudu'i, igihe bagiye gufata wuzu, kama sabaqa daliluhu aydan, nk'uko dalilu cyangwa se twagaragaje dalili ya mbere nari gutegeka abantu gukoresha umuswaki bagiye gutawaza. Igihe cya gatatu inda qira'ati al-Qur'an, bavanywe Islam, umuntu yagiye gusoma Qur'an, yicaye agiye gusoma Qur'an, ni byiza
gukoresha umuswaki bwa mbere dore ko amathawaba niyongera. Ibi tubikura muri hadithi Ali radiyallahu anhu, hadithi yakiriwe na Ali radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, intumwa y'Imana iragira iti innal abda, mu by'ukuri umugaragu idha tasawwaka, iyo akoresheje umuswaki wa qama yusalli, agahagarara agasari, qama almalak khalfahu, abamarayika benshi bamujya inyuma. Kubera iki? Kubera gukoresha umuswaki. Fatasamma'a liqira'ati, bakumviriza Qur'ani kubera gukoresha umuswaki. Fayadnu minhu, ntibirangirira ahubwo bakagenda bamwegera mpaka kugeza igihe bamugera mu buranga. Hatta yad'a fahu ala fihi, kugeza abamarayika ubwo buzura hano hafi y'umunwa kubera impumuro y'umuswaki. Fama yakhruju min fihi shay'un min alquran, kugeza ubwo Qur'ani cyangwa se aya cyangwa se ijambo rya Qur'ani risohoka mu kanwa, illa sara fi jawfi almalak, bikinjira mu kanwa k'umumarayika bitewe n'uko yakoresheje umuswaki agiye gusoma iki? Qur'ani cyangwa se agiye gusari. Intumwa y'Imana ikadushishikariza itubwira iti fatahhiru afwahikum lilquran, mujye musukura akanwa kanyu mukoresheje umuswaki mu gihe mugiye gusoma Qur'an. Iyi ni dalili igaragaza cya gihe cya gatatu cyo gukoresha umuswaki mu gihe tugiye gusoma Qur'an. Igihe cya kane cyiza cyo gukoresha umuswaki inda qiyami min an-nawmi al-layli, mu gihe noneho tubyutse, mu gihe cy'ijoro tubyutse tugiye gusara qiyamul layl, ni byiza gukoresha umuswaki. Bitewe n'iki? Turabikora muri hadithi y'intumwa y'Imana yaturutse kwa Hudhaifa radiyallahu anhu, atubwira ati anna nabiyya, intumwa y'Imana amahoro n'imigisha bimusakareho, kana idha qama litahajjudi, iyo yabyukaga agiye gusara qiyamul layli, tahajjudi min al-layli, yashusu fahu bisiwak, yajyaga asukura akanwa ke cyangwa se umunwa we akoresheje umuswaki. Bavana mu Islam, izi ni sunna muri sunna zibagiranye, ubu zisigaye mu batabligh. Bavana mu Islam, izi ni sunna zibagiranye, buri mu Islam yose yakagombye kuba akoresha. Bavana mu Islam, iyi ni igihe cyiza cya kane cyo gukoresha umuswaki. Icya gatanu inda dukhuli almanzil, mu gihe winjiye mu rugo rwawe. Ibi turabikura he? Turabikura kuri hadithi yakiriwe na Aisha, yaturutse kwa Aisha radiyallahu anhu anna nabiyya, intumwa y'Imana kana idha dakhala baytahu, intumwa y'Imana yajyaga kwinjira mu rugo rwe, bada abisiwaki, yakoreshaga umuswaki. Bavana mu Islam, izi ni sunna zikomeye. Bavana mu Islam, twagaragaje ko asiwaki cyangwa umuswaki waje muri hadithi zirenga 100. None ku bantu bafite abadamu, ku bantu bafite abana, nta hacu wo gukoresha iki? Umuswaki mu gihe tugiye kwinjira. Urinjira, biriwe ngombwa kuri buhobera umudamu wawe ukamusuhuza ukanamusoma. Tujye tunabimenya ko ari byiza kwinjira ugasoma umudamu wawe. Hari abantu barakaye ngo bigize abarakare, ngo ntago baba dayuth, ngo byaba ari n'ubwana, ngo sinzi ngo umuntu yaba dayuth. Ibintu umwe y'Imana ajya byikora. Bavana mu Islam, kinjira igasoma abagore be, ikababwira neza. Mu gihe ufite umwana uramuterura ukamusoma kutama, iyo uzanye umwuka mubi, umwana ntabwo yabikubwira, wallahi ntabwo yabikubwira, ariko biba bimubangamira. Wiriwe urya ibitunguru, wiriwe urya ibintu byose bigiye bitandukanye, hari n'abanywa itabi. Ubwo rero kuyinyuzamo cyangwa kunyuzamo umuswaki uza ufite impumuro nziza. Bavana mu Islam, iki ni igihe cyiza cya gatanu cyo gukoresha umuswaki. Mu gihe mutashye mujye kureba abagore banyu n'abana banyu, gera hafi wisukure mu kanwa kubera ko uri bumuvugishe. Hari igihe urukundo rushobora gushira kubera ya mpumuro mbi yawe udashaka gukura ahantu. Hanyuma iyindi ariyo ya nyuma turi bunasorezeho, inshuro ya gatandatu inda taghyiri raiha al-fam, mu gihe impumuro yo mu kanwa yakoze iki? Yarangiye, nako yahindutse. Hari igihe umuntu yicara akamara umwanya munini akagugara. Biba byiza ko ufataga umuswaki ukanyuzamo. Ari naho mbonera kubwira abantu, abarimu bigisha Qur'an babangamira abana nuko abana batavuga. Ibi ndabivuga ko ndi umuvugizi w'abana, ngomba kubibabwira bakabyumva. Ni ukuvuga ngo abarimu bigisha Qur'an kubera kuvuga
cyane no kwigisha Qur'an umwana ari imbere ye, hari igihe impumuro mbi imujena, hari n'abava mu ishuri kubera icyo kintu ariko ntibabimenye. Ni ukuvuga ngo ubwenge bw'umuntu bwubakitse ku buryo bushobora kwanga ikintu bitewe n'ikintu. Dufate urugero, hari igihe umuntu yanga ahantu atari uko aho hantu ari habi, ahubwo bitewe n'uko hameze nabi. Kera mura ntangura urugero, abantu bangaga kujya mu cyikoni kubera ko cyabaga gisa nabi, cyangwa se toilette baranayitinyaga kubera ko yabaga ari umwijima iri kure. Ariko muri iki gihe ahantu hagendwa cyane kurusha ahandi ni mu cyikoni no muri toilette. Kubera iki? Hasigaye hari isuku. Ibi niko bimeze bavanywe Islam. Nitwanga gusukura mu kanwa, hari abana tuzatakaza bari gusoma Qur'an bitewe n'impumuro yacu mbi. Hari abana tuzatuma banga Qur'an bitewe n'impumuro yacu mbi. Kubw'ibyo rero nta kindi kihasukura nk'iki, nka siwak cyangwa umuswaki, kubera ko wamaranye nawe igihe kinini. Jya unyuzemo umuswaki, hanyuma noneho ubigishe ya mpumuro iva mu kanwa kawe ize ari nziza, umwana ntibimujene. Ntabwo yabikubwiye, anabikubwiye wamukubita. Ariko twikubita agashyi tugaragare cyangwa se tumere neza mu gihe turi gutanga isomo cyangwa se ahandi hantu ahariho hose. Mu gihe impumuro yahindutse yo mu kanwa, umuntu aryama ari iminota 15 20 atavuga, ako kanya impumuro iba yahindutse, aba agomba gukora iki? Gukoresha siwa, gukoresha umuswaki. Izi ni inshuro 6 umuntu agomba gukoresha siwa. Ibi nabyo tubikura muri ya hadithi, asiwak mutahharatu lifam, umuswaki utunganya mu kanwa, mardatun lirabbi, ndetse ugatuma Allah yishimira umuntu uri kuwukoresha. Ibi byose ni ibintu byoroshye kandi hadithi zikomeye kandi sunna zashyiriweho mu kazo tudakora, kandi ari ibintu byoroshye bavanywe Islam. Ndasubiramo ibihe bitandatu. Igihe cya mbere ni igihe ugiye gusara. Igihe cya kabiri ni igihe ugiye gukora iki? Ugiye gufata wuzu. Igihe cya gatatu mu gihe ugiye gusoma Qur'an, koresha umuswaki. Igihe kane mu gihe ugiye gusara qiyamul layl, koresha umuswaki. Icya gatanu mu gihe winjiye mu rugo rwawe n'abawe ugomba gukoresha umuswaki. Hari hikma nyinshi. Mu gihe cya nyuma ni igihe impumuro yahindutse mu kanwa. Ibi byose turi kubibwirwa kugira ngo duhe agaciro uyu muswaki. Twamaje no kugaragarizwa yuko umuntu ukoresha umuswaki muri ibada ze akubye inshuro nyinshi cyane umuntu utawukoresha. Umwanditsi akatubwira ati: لو فرضنا أنك تحتاج السواك 20 مرة في اليوم وليلة فسيكون ناتج ذلك في سنة ما يزيد على 700,000 مرة. Nukuvuga ngo uramutse ukoresheje none inshuro zirenga 20, kubera ko tukeneye inshuro nyinshi zishoboka nkuko twabibonye, bizajya kurangira sunna zawe ziyongera zikikuba inshuro zingahe? 7,000. وهذا خير عظيم. kandi ibi ni byiza byinshi. ينبغي الحرص, bisaba kubyirukanyira cyangwa se kubikorera cyangwa se kubikoresha, kubifatirana. walidalalati alayha, nibigaragaza ibyiza bya siwaki bavanywe Islam. Naktafi biqadri hadha, reka dusoreza ahangaha ku byerekeranye n'umuswaki, dusige umwanya w'ibibazo biidhnillah. Ariko twamaze kugaragarirwa ibyiza bya siwaki ndetse n'akamaro kabyo, ndetse na bimwe umwe mu bamenyi witwa Abul Fath al-Maqdisi yagaragaje, yakusanyije bigera mu 10 bituma umuntu yakagombye gukoresha umuswaki mu buzima bwe bwa buri munsi. Wabillahi tawfiq.